Sinizere ko mumeze fresh sana nababwiye ngo nzanjye nabaha amakuru agezweho kandi abavugwa hirya no hino ku isi dutuye. Uyu munsi none Wisdom TV Rwanda mbanganutse mu makuru agiye avugwa hirya no hino ku isi abagezweho mu isi y'imyidagaduro. Nababwiye nibi bintu byayago byanga bikunda bizarangira nabi, nibyo bintu nababwiye kenshi cyane. Nabwiye ni ibintu ubona byatangiye kuva muri showbiz bisa naho igihe tangiye kujya mu macakubiri, abavuga bamwe batangiye kujya bavuga ko bakazanwa mu bintu bya jenoside by'amoko. Mwumvise byavuzwe kuri Bruce Melody ngo yanze inka ngo kandi koko niboroye, ukumva koko barasa naho batandukiriye. Byago rero uyu nguyu ngo wahunze igihugu akurikiranwe bya bikomeye n'itangazo rimaze kwisohoka nonaha. Umuvugizi wa RIB yakoranaga ikiganiro n'itangazamakuru akaba nkuko inkuru igaragara ku gihe.com ibivuga ahunze yaragikurikiranweho ibyaha biremereye. Dr Murangire yavuze kuri Yago sibyagenze biti yamuvuze iki, ibyo byose tugiye gukurikirana muri ino nkuru cyangwa se no breaking news. Gusa icyo nababwira ni kimwe nuko nagiye mbibabwira igihe ndababwira ariko nta mugani ntabwo bikwiye ibintu byitwa udutsiko byagavuga ko yahunze, nyamara ni ibintu biremereye cyane. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rero RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko umunyamakuru akaba n'umuhanzi Nyarwaya Innocent wamenyekanye nka Yago Pondat yahunze mu gihe yakurikiranwagaho ibyaha biremereye. Ni umuntu rero wakurikiranwaga ibyaha biremereye kuvuga ko n'ubundi yahunze yarakibazwa. Yago wari umaze iminsi ahanganye na bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga aherutse gutangaza ko ahunze u Rwanda, asobanura ko yabitewe n'abashatse kumwica. Nk'uko yanyujije mu itangazo yashyize kuri Twitter yagize ati Rwanda nkunda nguhunze nakwanga, ahubwo munzi agatsiko k'abashatse kunyica mu myaka 4 ishize, mwataka ariko nawanyumvishe n'umwe. Tariki 31 Kamena Kanama 2024 Yago yashyize ku muyoboro we wa YouTube video ndende y'amasaha 2 n'igice arenga. Ni video yavugiwemo ibintu byinshi cyane, yumvikanagamo urutonde rw'abantu bafitanye amakimbirane barimo abanyamakuru, abahanzi n'ibindi byamamare. Mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa Prima Rwanda kuri uyu wa 3 Nzeri 2024 Dr Murangira yatangaje ko ubwo Yago yahungaga RIB yari yaratangiye kumukurikiranaho ibyaha biremereye birimo kubiba amacakubiri n'ivanguramoko. Ni ibintu biremereye cyane kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda igihugu gifite. Kubona umuntu agaruka muri ibyo bintu babibaje. Yagize ati Yago yarahamagawe arabazwa, yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa, arakurikiranwa. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Umuvugizi wa RIB akavuga ko yahunze mu gihe arakirimo gukurikiranwa. Dr Murangira rero yakomeje ati ahunze yaragikurikiranwa kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura, yahise agenda. Gusa ikigaragara nuko aho ari ubona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona biganisha ku byaha. Nyamuneka murambibibutsa murambibabwira ni nyamuneka tujye twitabe cyangwa se tujye dusa naho twitwararika zino mbuga nkoranyambaga biberamo ibyaha byinshi cyane, tugakorera ibyaha byinshi twitwararika nyamuneka. Yago yavuze kenshi ko arwanwa n'agatsiko k'abantu barimo bagenzi be bahuje umwuga. Yagiye avuga ko mu myaka 4 yagiye arwanwa n'abantu. Dr Murangira yasobanuye ko uyu munyamakuru nawe afite akandi gatsiko yise Big Energy nabonye ngo banafunguriye account ya Instagram. Umuvugizi wa RIB rero yibukije abantu nka Yago bakorera ibyaha hanze ko ukuboko k'ubutabera naho kutagera, abagira inama yo gukorera mu nzira nziza aho guhindura umuyoboro imbuga nkoranyambaga umuyoboro wo kubiba urwango n'amacakubiri. Nyamuneka ibi bintu ntibikwiye na gatoya. Ni ibintu navuga ko bitari byiza rwose, kuko urebye neza cyangwa se ugakurikirana wasanga ko ni bimwe mu bintu byagiye bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi wabonaga nubwo wenda abasore cyangwa se bamukunda bita Big Energy wabonaga ko bashobora kuzagwa mu mutego wo gukora ibyaha bitandukanye by'umwihariko bibera kuri no mihanda yacu. Ugasanga rero ko rimwe na rimwe buriya dukwiye twitwararika tukamenya ese wa mugani zino mbuga nkoranyambaga tuzikoreshe gute,
bino bintu twabireka gute cyangwa twabirwanya gute kuko abantu bajya mu Kigali nyamurika igihugu gifite aho cyo kivuye cyane kigeze amacakubiri tuzaho yagejeje u Rwanda abanyarwandakazi gahunda ya ndi umunyarwanda irahari rero yo habayeho kuvuga ngo amacakubiri kuba inzango kerekana nyine ko ari abantu bamwe batari abanyarwanda kitanya kwerekana ko ari abantu nyine bakora ibyo bintu navuga ngo by'ibiterasoni gutyo n'ibintu biba bibabaje cyane kenya kwibutsa bamwe ko ababyeyi babo bakoze genocide ibyo byose usanga ko babigana habi ibintu navuga ko tutashima cyangwa se dukwiye kurwanya no kwamagana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rero reka mvuge ngo nyamuneka zino mbuga nkoranyambaga tugerageze twitware kuko tuzikoresha tugerageze nyamuneka turebe ko twakwirinda amacakubiri twakwirinda utwo dutsiko buriya agatsiko ni ikintu kibi agatsiko ni ijambo ribi ugiye gusobanura wasanga wenda rifite ubundi busobanuro ariko reka mvuge ngo reka twirinde wenda uko dukoresha zino mbuga nkoranyambaga kugira ngo tujye wenda twitwararika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi birakwiye ko wenda dukora imyidagaduro tuvuga showbiz ariko utangiye kujya mu bintu by'amoko ugatangira kwibutsa umuntu wenda ko ari uwahaye inka nayemere bitewe n'uko nyine baba batoroye akayivunjamo amafaranga uba utangiye kongera kwerekana ko igihugu aho cyavuye ibyakozwe ubicisha amazi ntabwo bikwiye rero kuba wenda wakunda umuntu n'ibyo kuba wenda abantu bakwitwa big energy n'ibyo n'abandi wenda n'abahanzi bagiye bakora ibindi biganiro wenda bakitwa gutyo ariko reka mvuge ngo wenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi reka twitwararike tureke kuba wenda hari ibyo twakwerekana wenda bitari byiza byo gushyigikira ahubwo wenda dukomeze kuba mu murongo umwe dukomeze kuba mu buryo umwe nyine wa gahunda ya ndi umunyarwanda ntabwo bikwiye nyine ko abantu bakomeza kwicamo ibice bakomeza gusa nabo baharabika abandi ntabwo bikwiye habe na gatoya reka rero mvuge ngo reka mbashimire nakubwiye ngo niba warakoze Wisdom subscribe kuri Wisdom TV ntabwo irungu rizakwica ubwo nyine uzaba uri mu nyungu niyo mpamvu nakubwiye niba warakoze subscribe nta gihombo uzagira ndaye mpamvu rero urumva nk'aya makuru mbagomba kubaha abaje vuba rero niba warakoze subscribe ndabwira ngo ndagushimira ariko kandi uzajya uba hafi y'amakuru kuko ngiye mafite amakuru yizewe kandi agezweho bamwe wacyo breaking news amakuru agezweho nk'ibintu ushobora gusanga n'ahandi hantu urabisanga niyo mpamvu rero nza kugira ngo wenda mbagezeho aya makuru abagezweho kandi abavugwa hirya no hino ku isi dutuye reka rero ngushimire hanyuma nkwifuriza ibihe byiza ugira umugoroba mwiza ariko kandi n'ubundi nayago yaravuze ko ari buze gukora ikindi kiganiro dufite amatsiko yo kubibaza ngo araza kuba akora ku biganiro bivuga ku bimeze gute byose dufite amatsiko se yago yaraza gusubiza iki ambwiye ko nubwo ari hanze ariko ukuboko k'ubutabera naho kutagera ibyo bivuze iki byose turaza kubikurikirana mu bindi biganiro bitaha hano wakoze kumurikira ko wanajye amara Imana bane nawe